Jihad we umva mucare tuyavuge. Ntago ndi umunyamatiku ariko kuri iyi nsuro ndisimye pe. Ntago mwakuvuga ukuntu Jihad njya mu mutwe bose. Umuntu bitwa Jihad niwe warusigaye gukorwaho n'inkoni y'Imana. Ahubwo je yago namusaba ko yarambika kamera hasi mikora akazihereza ba nyirazo, ahubwo akikorera akazi kivuga butumwa akajya kubwiriza abakristo. Kuko yago uri umuhanuzi pe. Uri umuhanuzi byahamye. Impamvu mvuga ibi bintu, nta muntu yago yavuzeho ko bizamugiraho ingaruka kuba yaramuvuze akamugambana cyangwa se akamukoraho ikindi kintu kitari cyiza. Yes, reka nongere mikaza abantu mukurikira Umwitsi TV, ikinyamakuru cyacu nabazaniye umuryango mugari w'abanyarwanda kugira ngo tujye duhuriramo twikorere utuntu twacu. Hahiye rero reka tuze dusimbukana umuntu bita Jihad. Ngo muzumva kagoma kanihira, muzumva rebo yafashe Jihad ari mararye. Umva mbabwire, uyu munsi Jihad ahawe amenyo y'abasetsi. Jihad yaragiye yigira karaha kajya he, yigira akasongo yihwa, yigira ndavahe ndajya he, yigira intakoreka, yigira ebana. Jihad yigize nabi pe. Kera kabaye Jihad muri ribu ngo ba. Kera kabaye Jihad ibintu biramucanze, arimo araryigori, agiye gusanga umuntu bitafata ku mavuta imageragere. Jihad dore bimubayeho nibi ngibi. Jihad ari mu bantu bakurikiranwe icyaha cyo gukwirakwiza amashusho y'urukoza soni ya yampano. Jihad ari mu bantu bigize nyoni nyinshi ndetse barirengagiza nkaho nta cyabaye, kandi aribo babaye nyambere kujya kwandagaza yampano. Yampano amakuru ikintu mushimira ni iki ngiki, ntago yigeze ajya ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ngo ajye mu social media ajye kuvuga mbese ibintu bimeze nk'ibitabapfu niko navuga. Yaragiye aricecekera abiragiza Imana n'ubuyobozi bw'u Rwanda nk'urwego rwiza mporashimira rw'ubugenzacyaha RIB, Rwanda Investigation Bureau. Mwubahwe, amashyi na yanyu. Ndagira ngo mbasabe gukora subscribe, like, sharing, comment, mujye hasi duhure mu bitekerezo mumbwire uko mubyumva. Reka nsuhuza abantu bibereye Kampala, Kenya, Sudani, Tanzania, Uganda, Burundi, Bujumbura and Kirundo. Nizere ko mumeze neza. Abantu mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, abakoresha ururimi rw'ikirundi, mwese nizere ko murimo muranyumva 5 Eminda gusuhuje nawe Terasi, mwese nizere ko mumeze neza. Reka mbibwirira aka kantu. Mwari muzi ko Jihad yafunzwe. Jihad yajyaga ajya ku karubanda akavugiriza abantu ingoma, akigira nabi. Yari yarigize umunyamatiku, yari yarigize muserebende nk'igare ridafite amaburo cyangwa se ridafite feri, agapromoka akavuga ibyo abonye byose. Uyu munsi nanjye namuzanye, ndavuga ntumva, namuzaniye ikirusha n'isafuriya, ndavuga ati ndakuvugiriza isafuriya ku karubanda Jihad we. Umva mucare tuyavuge. Ntago ndi umunyamatiku ariko kuri iyi nsuro ndisimye pe. Ntago mwakuvuga ukuntu Jihad njya mu mutwe. Jihad niwe muntu wa mbere utajya ugirira impuhwe muri muntu wese abonye, umuhisi n'umugenzi n'inyoni yigurukira Jihad aravuga. Jihad ashyira ku karubanda. Sinzi nyine ururimi rwe wagira ngo abayanyweye womo, ahora nyerera mu kanwa nta jambo yagumana. Jihad ariko umuntu witwa Yago yagize atya yivugira akantu none birasohoye. Niwe muntu bundi warusigaye mu bantu bose bagize bakoze ibikorwa bibi bahemukira umuntu bita Yago Pondati. Bose umuntu bitwa Jihad niwe warusigaye gukorwaho n'inkoni y'Imana. Ahubwo je Yago namusaba ko yarambika kamera hasi mikora akazihereza ba nyirazo, ahubwo akikorera akazi kivuga butumwa akajya kubwiriza abakristo. Kuko Yago uri umuhanuzi pe. Uri umuhanuzi byahamye. Impamvu mvuga ibi bintu, nta muntu Yago yavuzeho ko bizamugiraho ingaruka kuba yaramuvuze akamugambana cyangwa se akamukoraho ikindi kintu kitari cyiza ngo bibe bitaramugeraho. Gusa umuntu bita Jihad
ishyano ryacitse umurizo ngayo nguko arimo ararira ibigori muri ribu mukome yombi. Niwe muntu wa mbere wasetse y'amano ngo yuyuyu ngo agapipingi kumwe yivugisha nk'abakecuru bo mu cyaro baba ariko data we noneho umuntu bita Gasuku yagiye arivugira ngo ese jiha nawe tukuvugiriza ipendo tukuvugiriza ingoma, ariko nafatiye mu ngata umuntu bita Jackson wa Mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore mpita mvugiriza umuntu Jihad bita isafuriya. Papa isafuriya nayiko dore n'ubu ngiye imbere yanjye nakongera nkayegura nkayivuza ku karubanda. Jihad mu kuba ari gukekwaho gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni ayahereza abantu binavugwa ko ari mu bantu bashobora kuba barakwirakwije ino nkuru, ari mu bantu bagiye baka amafaranga kugira ngo bayigeze hirya no hino. Jihad arimo niwe kiyongozi wabo, niwe perezida wa komite ishinzwe gukwirakwiza ubusa bw'abantu. Ariko umuntu bita y'amano ngira ngo pe uno mwana ari amavuta y'Imana, ariko nawe yakoze amakosa. Ntago ari birasi ibintu ntago nabigushimira, ariko nanone ntago byari byiza ko bakwanika ku karubanda izuba riva. Umuntu ushigaje gufungwa n'ubu ndacyabivuga n'umuntu bita Pastor Claude. Pastor Claude ari mu bantu nabo basigaye gufungwa kuko nawe agira ubugambo butameshe, agira itiku nk'irya Jihad wagira ngo subabyara n'umwe. Jihad koko we nubwo yirirwa ajya hariya ku karubanda akirirwa avuga ubusa yihaba abefuruwesa abagenzi be. Ndagira ngo mbamenyeshe ko nyuma yuko Gasuka mwandagaje akamubwira ngo banza ugende wite kuri nyoko wasaze wiri gutoragura amashashi mu Bugesera, Jihad yahise yumva ko ibyo byamenyekanye burya ntawe utwika inzu ngahisha umwotsi acisha make agenda gake. Gasuku ni uvuga ngo genda gake papa. Umuntu witwa Rayira ufite ikinyamakuru cyitwa Rayira TV show nawe ubwe yaragiye ashwana n'umuntu bita Jihad, arangije amwibutsa yuko ari umutinganyi, amwibutsa yuko yiyambuye kwitwa umugabo agahitamo kuba umugore. Arangije aramubwira ngo nge mfite inshingano, mfite abana ndera, ndi umubyeyi narabyaye, ariko wowe nta mwana ugira uzapfa hambwa n'ikara. Arangije amwe ati jya mu Bugesera ubanza uvuze mama wawe, gabanya induru, ni umusazi atoragura amashashi ku muhanda. Nawe rero genda gake niko tukubwiye, ubanza ugenda uvuze nyoko. Kuko Jihad yaramaze iminsi yihaye Jackie wirembe umeze nabi, ariko umubwira ngo nta wagufasha. Ninde wagufasha? Wafashwa nande ko ntacyo umaze? Ariko ayo magambo yose papa Buryohe na mama Buryohe baragiye bafata Jackie baramurwaza, bamwitaho, bamugirira neza. Barangije baramubaza ngo ese wumvise amagambo Jihad yakuvuzeho? Undi arangije aravuga ngo mumwihorere imisi zamukona. None se waruzi ko izamukona gute? Ntibyatangiye se ibingibi muri kureba? Kayitari Ntare umunyamakuru nkaba n'umusesenguzi yaba mu myidagaduro na politike ndetse na diplomasi, bivugiye aha ngaho uzaba kiriho Sipiriyani wiyita Jihad. Ubu ngubu rwose ndababwiza ukuri ntayo gucira ntayo kumira. Yajyaga yirirwa ku nkiko yirirwa avuga ngo fata ku mavuta, ngo byagenze ukunuku, ngo itegeko ravuga ibi bwe baba we, akirirwa muri ibi, ngo gafaranga, ngo yavuze ibi, ngo yabonanye gutya mu rukiko, ngo noneho ngo umugore we ngo yaje agira ngo bwe mana Jihad aravuga we. None abagore bagira amatiku bamukunda kubi babonye presidente wabo. Ntago Jihad namwita ni presidente, mujye mubimenya ku kantu mushyireho akadomo. Ntabwo ndi ukomeze kwitaba izi telefone ziri kumpamagara nizishaka kumbaza ku nkuru ya Jihad, kuko n'ubundi ndimo ndayitangaza barimo barabireba, kuko baraza kubireba nako nitumara gutunganya ino nkuru neza.
kuko jihadi ntago ari umuntu mwiza ibyo agenda avuga akwirakwiza hirya no hino. Yaragiye abonye bimaze kumubana iyanga, ubusabwe bwagihanza nawe aravuga ati sijya uzafatisha umunsi umwe nashyikiriye amashusho y'umuntu wambaye ubusa ngo nkwereke. Noneho yaragiye arabikora, abikora rwihishwa kirike pare, akwirakwiza amashusho ya mpano azi yuko bitazamenyekana, mese byakimveho, ariko ari we wayagize gute, wakoze sensibilisation. Aragenda kwirikwiza mu bantu hirya no hino. None nawe iperereza rya Murangira Bitieri riramufashe rimuguye gituma. None nakirewe gukuntu kiri mu mapingu gihagaze nari ya mabinga na rwa ruhara rwa mushimira umuntu bita Papa Buryo yaravuze ngo murebe jihadi, umuntu uzamunkurira igitambaro mu mutwe nka mureba uruhara nzamuha miliyoni y'iki y'amanyarwanda. Papa ntago ari amagande cyangwa amakongomani, miliyoni y'amanyarwanda. Niko umuntu bita Papa Buryohe yavuze. Umuntu uzamukura jihadi afite uruhara rwa rundi rumwe ushobora kubona mu gitondo kibyuka ntubone n'amafaranga kandi ugiye mu kazi, ukaba wanagira n'impanuka ahubwo. Kuko uriya muhungu nako uriya mugore Gabo sinzi ukuntu nyine ameze bidashimishije, kuko ntabwo akunditse pe muri societe. Nta nkuru jihadi yatangaza ngo ikundwe, nta kitekerezo jihadi yatanga muri societe nyarwanda ngo cyubaka abantu bakigendeho kibagirira umumaro. Nyine nta kintu yakora mu gihugu jihadi ngo kigire gishimisha. Jihad ngewe nihagira ikimbaho uzamvuge ntago mbihakanye, kuko naravutse nzanavugwa. Umunsi mvuka baravuze, baravuga ati twabyaye twibarutse, hari ikibondo musubireyo nta mahwa, barambyinirira banyita amazina, bagira gute, abanywa amata barayanywa, abanywa fanta barazinywa, abagira ibyo bagira byose, abarya bararya kuko navutse. Umunsi mvuka baravuze, na mama kintwite baravuze, sibyo? Kugeza ubwo n'ubu ngubu ndi umuntu w'umugabo baracyamvuga. Ndagira ngo nkubwire ngo rero ikibazo nzagira nanjye uzamvuge. Nibyo navuze ngo ibyinyo bihiriwe biseka ibihiriye mu nzu. Hari abantu wagiye useka barimo bafata ku mavuta woheje, barimo umuntu bita Yago ngo yahunze igihugu uramuseka, barimo Yampano uramuseka, n'abandi benshi wagiye useka. Uyu munsi wa none nawe barimo baraguseka. Nawe barimo baraguseka. Juko mu rusyo ukome n'ingasire cira birarura. Akebugereramo abantu nawe bakakugereramo, mujye mukundana. Iyi social media izasaza abantu no gushaka ama views. Murambi babwira gena naracecetse uyu munsi ndatuye navuga ariko ubundi jihadi bimeze bite. Kubu ngubu tuvugana afungiwe kuri station ya Ribu ya Kicukiro. Ubu niho jihadi agaramye. Ubarimo arumva igiheri pepe. Ubu ngubu arimo arafiringa pain, arimo arumva uburibwe, arimo arahekenya ikigori, arimo arumva igiheri uburyo kimwakira, arimo arumva nyine akaoderi keza ko kubari ahatifite ijambo na rimwe. Aha agomba kugendera ku itegeko 100%. Hari uratekererezwa ntago witekereza. Hari umeze nk'umwana uri mu maboko y'ababyeyi. Ndagira ngo nkwibutse ko leta n'umubyeyi kandi nta mubyeyi wanga abana bye. Nawe rero tuza ugende gake uburi mu maboko y'ababyeyi, babanze bakugorore, bagutware neza, ubanze ugororoke, uzajya umenya ibyo ugomba kuvuga n'ibyo utagomba kuvuga. Wahoze ubwira Jack ngo apfuye nta kintu leta yahomba. Gute se? Twebwe ubwacu abaturage b'igihugu cyacu nitwe tuzi ibyo tugomba nyine nitwe mutungo wa mbere wa leta yacu w'igihugu cyacu. Jack icyambere ni umunyarwanda nk'abandi, atanga mituweli nk'abandi, ahaba yishyura umutekano nk'abandi, ahaba yishyura isuku nk'abandi, kandi isuku n'umutekano biragendana. Ubwo tuvuga ngo apfuye nta kigihugu cyaba gihomba. Uriya mutekano yishyura
ukorerwa abanyarwanda bose. Ariya mafaranga y'isuku yishyura, isuku igera ku banyarwanda bose. Iriya mituweli yishyura ni gahunda y'abanyarwanda bose. Gute Jack apfuye nta kigihugu cyaba gihombye? Ahubwo wowe upfuye reka mbivuge kubera ko wangiza societe, kubera ko biravugwa yuko uri umutinganyi ushora abantu wirirwa gutingana. Kandi gasuka bivuga ku karubanda kuri igitinganyi. Kandi na Semuhungu yarabivuze kuri igitinganyi. Rero wowe uramutse upfuye nta n'iki gihugu cyaba gihomba kuko wangiza societe. Ubu ni wabara abana b'abandi wirirwa gushora muri ibyo bintu byawe by'urukoza soni, wirirwa gutingana ubashora mu bukozi bw'ibibi, mu moshya mabi. Jambo ry'Imana aravuga ngo uwicisha inkota azicisha irindi, kandi ijisho rigombe rihorerwa irindi. Tuza rero genda gacyo feeling pain. Reka nigane wa mipango guseka papa. Niwe muntu uguseka gishima mananje. Nkumva ndanezerewe. Jiha, nkumva ndanezerewe, nkumva ndaryohewe. Nicaye hano kuri iyi ntebe muri studio kugira ngo nkuvuge. Mvuga ibyawe nyine, mvuga amabi yawe, mvuga ukuntu numva nezerewe kubufunze. Hasiga umuntu bita Pastor Claude wataye umurimo w'Imana agasiga ivuga butumwa akava ku ruhimbi aho yasigiwe amavuta ngabwirize cyangwa se ayobora intama z'Imana, yarangiza akajya kuvuga amateshwa kuri za social media. Ari gushaka views mu mirambo, akina ku mibyimba y'abantu. Pastor Claude, ntacyo ngutinyamo nanjye niba ujya kunde gundege, ntago ndi kuvuga ibyo utakoze. Nawe rero urasigaye ni igihe gito. Ahubwo ujye wimba wigera kandi ujye uvuga uziga, kuko bitabaye ibyo nawe baragukenyeza rushorera. Ukuboko k'ubutabera kurakugeraho kugufate kukuzane. Hari igihe mujya muvuga ibintu nk'uyu nguyu ngo ni Pastor Claude. Sibye ko abantu dukorera kuri murandasi benshi tutaba turi n'abanyamakuru, niyo mpamvu twitwa influencer. Nkuriya yizi itangazamakuru he yabaye mu influencer mbahe, kari ibyo bagenda bakabazana kuko bakoze umunwa nako bazi kuvuga, bafite ukuntu. Mujye mureba abantu, ni mujya guhana abantu akazi, abantu mukora, abantu ba Nyirikaze TV, niba ari ikaze niba arakeza sinzi ikinyamakuru njya mbona akoraho. Uyu ngo ni Pastor Claude akagenda nyine akavuga. Ni mujya guha abantu akazi, mujye mubanza mureba abantu bagira indangagaciro mu buzima bwabo no ku rurimi rwabo. Bazi ikintu bavuga ntibavuga. Murayizi kuri Radio Rwanda na Televiziyo Rwanda. Bavuga ntibavuga. Nyine bazi, bafite indangagaciro na kirazira, bazi icyo bagomba kuvuga n'icyo batagomba kuvuga. Bazi ibyo bintu bazajya bagira umumaro societe. Ariko hari ikintu nabonye ku banyarwanda, ntabwo nyine mugikunda ibintu biri seriye. Ubu ngubu nk'ubushobora gukora ikiganiro nkabagira inama y'ukuntu muzajya mwitwara mu bantu muri societe, uburyo ibintu nyine bizajya bigenda neza, uburyo muzajya mwitwara mu bantu, uburyo wakwiga kuvuga uri imbere y'abantu benshi, uburyo wajya uganira mu bantu, ibyo wajya uvuga bitewe naho uhagaze nabo muri kumwe. Ibyo ntabwo mwabireba, ntabwo mukunda nyine byacitse byadogereye. Niyo mpamvu usanga nka Jihad uri agenda akavuga amateshwa, ugasanga mwamurebye views zirana guturitsa telefone. Umuntu yabagira inama y'ukuntu muzajya mubana n'abandi neza, uburyo umuntu akwiriye kuba muri societe. Mwebwaho kugira ngo umutege amatwi umuntu ntashaka kuza hano ngo abahe nk'inkuru nyine abaganiriza, ababwire ko muzajya mukunda gusenga, muzajya mugira gute, nyine umuntu abigisha umubano, ukuntu muzajya mubana n'abandi neza. Ntabwo ibyo mwabireba. Pako umuntu avuga imipuri, umuntu ashyira hanze abambaye ubusa, umuntu avuga basambaniye mu rusengero, umuntu avuga bakubitiye abandi mu isoko. Ibyo nibyo mushaka kureba, ni nabyo mushaka kumva. Noneho mukareba abantu nk'aba akaba ari bo muzana guha akazi. Abanyarwanda ebana mukunda byacitse tu, aho byahiye nitwende bagabo. Nitwende bagabo ni murare mama twagiye. Ubundi mukicara mugatera agatebe mukumva. Ariko umuntu akaba atakubwira ngo
ngwino wumva ikiganiro cy'ukuntu wakora umushinga ugatera imbere, ngwino wumva uburyo wakorora inkoko, ngwino wumva uburyo wakorora ingurube, ngwino wumva uburyo wakorora ihene, nyine ngo wumve buri kimwe, ngwino wumva uburyo wahinga ibintu binibi bikakubyarira umusaruro. Nyine niba ari umuntu ukunda ubuhinzi, ntago iyo nkuru umuntu yashyira kuri social media ngo kare ntabwo mwamureba pe, ngaha hondi ndarahiye ntabwo mwamureba. Ariko utuntu dupfuye, amagambo atubaka, ibintu biraho bidashobora kugira umumaro bigira sosiyete, nk'ibi nyine bya Jihad ugenda agafata ingoma akavugiriza abantu ku karubanda avuga amateshwa nyine akanabyivugira ko ari amatiku. Ibyo byo murabireba pe, nk'ibyo byaba Jihad na ba Pastor Claude, murabifatira umwanya mubirebe munabyumve neza. Nk'iyo nkuru y'uyu mwana w'umurundi kazi uturuka mu mujyi wa Bujumbura muri quartier ya Kinanira, ejo bundi barayitangaje pe, mwarayirebye muyitega amatwi. Abarundi nahoze numva barimo baravuga ngo natwe abarundi badutayemo nyuma ya yampana. Sinzi nundi mukobwa numvise gutya nawe w'umuramyi hano mu Rwanda, nawe bashyize hanze n'amavideo ye ndayabona arimo arakora rukoza soni ye baba we. Ariko abantu mwabaye iki? Ubundi kera umukobwa yajyaga ahagararana n'umuhungu bari guteretana, ugasanga umuhungu ahagaze hakurya y'umuhanda n'umukobwa ari hakurya y'umuhanda, ariko kugira ngo bahuze amaso barebane bikaba ikibazo. None ugasanga nk'umuhungu arareba umukobwa mu maso, umukobwa bakaganira iminota 30 ari muri izi ari gutonora inzara adashaka kureba umuhungu mu maso. Yanamubona bahuriye hariya kuko azi ko amutereta, umukobwa agahita ashaka izindi nzira anyuramo adashaka kubonana n'umuhungu bateretana. Ariko ubu ngubu umukobwa asigaye yifata akajya ku karubanda akiyambura ubusa agakuramo, yarangiza ngo agahereza nzabakunze. Ese nshuti zanjye, bakobwa ba mama, bana ba mama, bashiki banjye, ese buriya ni bwo bukobwa musigaranye? Kiriya nicyo cyubahiro musigaranye? Kera najyaga mbona ushobora gukora n'umukobwa kwibere byonyine, kumukora kwibere bikino, umva ivumbi rigatumuka akakugurukana mpaka akakugeza hehe, akakurenza impinga z'umusozi, agutera amabuye, agutuka ibitindi gasana byose abonye, akwita imbwa agira gute. Ariko ubu ngubu baraza ngo bagakora kuri sinzi za nyakinyaki ngo niba ari za nyashu, bagakora aho bashaka hose, bagakandakana nk'abumva imineke ku mineke yahiye. Kera najyaga nitarira avoka nkiba mu cyaro, igihe cyo kujya kumva ko zahiye nkagenda nkakandakanda kugira ngo numve ko harimo iyahiye byibuze ngo ndye. Ubu rero n'abakobwa b'iyi minsi nuko basigaye babahinduye nk'avoka cyangwa imineke. Mwabaye mutabakobwa, umusore araje arakandakanze, umugabo araje arakandakanze, umusaza araje arakandakanze, umunyeshuri mwigana araje arakandakanze, umukozi mukorana mu kazi araje arakandakanze. Niko bazabakanda bageze ryari? Ntimuzafobagana. Igihe kizagera nako nta kizagera, cyarageze cyaranarenze, ahubwo icyo bisigaje ni ukuminuza, ni ukugera ku gasongero nyine bikagenda bikarenga. Hari igihe kizagera muri Kigali noneho no kwambara mukaba mutacyambara, mukajya mugenda mwambaye ubusa mu muhanda, musigaye mwumva ntacyo bitwaye, kuko mwakoze nibyo tutatekerezaga ko mwakora. Niba bigezaho abagore cyangwa abakobwa mujya ku karubanda mukambara ubusa, nimukomeza kwambara ubusa gutya bizageraho noneho nimukarenganye n'abasore ngo ntidushaka, ntiturongora. Turarongora iki? Turarongora he? Turarongora abandi. Nabo tuba dutekereza ko ibyo bintu batabizi cyangwa se batabikora, ahubwo nibo dusigaye twisanga muri uwo murongo. Musigaye musambanira kuri za social media, mugasambanira ku ma telefone, mugasambanira mu mavideo, mugasambanira ku ma WhatsApp, mugasambanira ku ma Facebook, mugasambanira ahantu hose hatandukanye no ku nzira. Abakobwa muzageza he n'abagore guta indangagaciro zanyu na kirazira? Ndababajije. Neze nk'uyu mwana w'umurundi kazi, umusheri we washyize video ze hanze, nahoze mbabwira wo mu Kinanira,
warinze ajya kwiyahura bikanga bakamufata, n'ubu ngubu bari mu bitaro pe, barimo baramuvura, bari kumwitaho. Nkuriya byibuze arinda ajya kwiyahura atari ubyite, tujye tuvugisha ukuri. Buriya nyine abayishe cyangwa se abahagaritse kimwe mu bintu bikomeye ku buzima bwe, kuzabaho yumva atekanya ziko iryo shusho rigihari. Social media zizarikora mw'abantu, ubu musigaye mukora ibintu bikino muzi ngo muri gukina, mukina bundi bajya baca umugani ngo umuntu akina arya akabihagiramo. Muzajya mukina mwikinisha, musange burya mutakinaga, hapana yo mwiheha, mwisange mu yindi sura no mu yindi shusho, kugira ngo mubyumve neza. Ibyo bintu mugombe mubimenye. Ibya jihad reka tubiveho, n'aba bantu biyambika ubusa reka tubaveho, hanyuma tugere rero mu itorero rya ADEPR. Mu itorero rya ADEPR ubu noneho hagaragaye ikintu bita amategeko n'amabwiriza. Umuririmbyi, umuyobozi, kuva ku rwego rw'abaririmbyi n'abadiyakoni kugeza ku bayobozi b'itorero, kugeza ku nzego bwite z'itorero ku rwego rwo hejuru kandi ku rwego rwa nyuma. Nta muntu uzongera kuba umuyobozi cyangwa umuririmbyi guhera ku rwego rwo hasi atararangije amashuri 3 yisumbuye, kaminuza mu nzego zigiye zitandukanye mu buryo bw'amashuri. Ngewe nkibaza ahantu abantu bazakizwa bate, abantu bazasenga bate, abantu nyine bazakomeza gukunda umurimo gute, abantu nyine nyine isigeze kure shuti zanjye, isigeze kure. No kuvuga ngo abantu nkurikije ukuntu abantu bakunda gusenga shuti, abantu bakunda Imana, abantu bafite ibibazo byinshi bibaremereye, bafite ukuntu baba bumva bashaka guhura n'Imana. Abantu kubaho birabagoye, abantu kubona imirimo birabagoye, abantu inzara irabishe, abantu ntabwo ntibafite ibyo barya, ibyaha byabaye byinshi, imiruho yabaye myinshi, abantu nyine bakabona ko inzira yanyu misigaye ari ku Mana, bakajya gusenga buri cyumweru bagatonda. None abandi nabo bamaze kurya amafaranga y'itorero no kuyahaga, reka mbivuge gutyo nkoresha iyo mvugo, bakifata noneho bagashyiraho amategeko n'amabwiriza yuko nta muntu uzongera kuba umuririmbyi cyangwa se umuyobozi mu itorero rya ADEPR atararangije amashuri 3 yisumbuye kuzamuka ku rwego rwa kaminuza. Hanyuma se reka mbibarize mwabayobozi, ibi bintu mukoze mwabitekerejeho? Mwabikoze giturumbuka? Byabagwiririye? Mwabyizeho mubona birakwiriye? Ubujyanama bw'itorero rya ADEPR buri ababajije. Ndagira ngo mbabwire iki kintu, igisigaye noneho muzajya muhagarara no ku muryango kugira ngo umukristo yinjira asenge, mubanze mumwishyure nk'abakoresheje konseri cyangwa se nk'abafite bya bitaramo njya mbona by'abahanzi bo mwisi. Nicyo gisigaye. Ubu nta mukristo uzajya winjira mu rusengero ngo asenge mutabanje kumwishyuza amafaranga yo kwinjira ngo ajye mu materaniro. Nicyo gisigaye. Niba bigeze aho mushyiraho condition, none se mujya murinda mubwira abana ngo abakristo ngo amashuri 3 guhera ku mashuri 3 ya segonderi kuzamura ni igisirikare bagiye kwinjiramo, ni igipolisi, ni iki, ni daso, ni irondo ry'umwuga, ni iki? Mwavangiwe, daimoni yabinjiyemo, mwavangiwe. Jambo ry'Imana ravuga ngo nimubona ikizira cyageza hera muzamenye ko byose byarangiye. Nibi ngibi ADEPR bakabarega kwinjiza abatinganyi mu itorero, ADEPR bakabasakuriza ngo mwarwaniye mu rusengero, ADEPR sinzi ngo bakubitiwe mu rusengero. Ibyo bintu nizo nduru. Nukuri bino bintu muri gukorera iri torero, bantu muyobora ADEPR, nukuri murimo ikibazo gikomeye. Muri mwe mufite mu umwuka wa sekibi, mufite umwuka mubi wa daimoni wo gusenya itorero, ntabwo mubizi. Nimudashikama ngo musenge, akanyu kababayeho, akanyu ndetse kashobotse.
akanyu kashobotse. Ngo tabara itorero ryawe Mana, tabara itorero ryawe Mana, abajyaga baririra itorero Satani yamaze kubajyana. Ayi, ngo abajyaga baririra itorero Satani yamaze kubajyana. Murebe neza bamwe mu bapasiteri banyu no mu babashinzwe, ushobora gusanga nyuma yo kubabwiriza no kubahanurira bajya no mu bindi bitarebana n'itorero kandi bidashimishije amaso y'Imana. Kuko niba basigaye bicara bagakora inama nk'iyi ngiyi yo gusigara babwira ngo abakristo mukifata mukavuga ngo bazajya, ye baba we. ADEPR wakoze imirimo myiza, nabyirutse mbona. Impamvu ndi kuvugana intimba n'agahinda bingana gutya nuko ari ryo torero nsengeramo kandi nemera, kandi nkemera ivuga butumwa rya ADEPR n'umurimo bakora, kuko mba mbona ari ufasha. Impamvu ndi kuvuga ibi, ADEPR nayimenye igira imirimo myiza pe. Umwe mu mirimo ishimishije na leta bashimira wo gufata ikintu cyo gufata abanyarwanda batazi gusoma no kwandika mu gihugu hose, mwarangiza mukabigisha abantu bakamenya gusoma no kwandika. Ibyo bintu nta muntu utarabishimaga, nta rindi torero nziri bikora. Murarenga mushyiraho ibitaro, mushyiraho n'amashuri, abana b'igihugu bakiga, abana b'abakristo banyu bakiga, uretse ko ibyo n'andi matorero arabigira. Ariko mukabarusha akantu ko kwigisha gusoma no kwandika abantu batabizi kumwihariko. None mutangiye kuvanga ibintu. Ese bayobozi muyobora itorero, ni iyihe ndwara yabafashe? Ni iyihe dayimoni yabinjiyemo? Ibi bintu n'ukuri birakabije. RGB ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB hano mu Rwanda, n'ukuri mufatire hafi mukumire ibi bintu. Ni mukumire pe. Bitabaye ibi ikibazo cyavutse. Bitabaye ibi abantu barava mu matorero bagende bajye basengera mu ngo zabo, kuko ibi bintu ntabwo bishimishije pe, bikojeje isoni. N'umuntu wasohoye iri tangazo nashaka arihagarike, ari kure mu nzira, kuko abantu bakomeza kuribona muraterwa amabuye ku karubanda, muraterwa amabuye pe, kuko mwarinjiriwe. Ibi bintu ntabwo ari byo, ntabwo bishimishije, nta sura nziza bifite, ntabwo bikunditse pe. Murimo muraseba, murimo muraseba. Bino bintu ntabwo biryoshye. Mwisubireho murebe neza, mwitegereze ibintu murimo murakorera abantu. Nimusanga ari byo cyangwa se atari byo, muhitemo namwe igikwira bari cyo mukora. Ariko umuntu wazanye iki gitekerezo ndamugaye, mugaye yahana abantu babona, mugaye ku karubanda, ntabwo ibi bintu ari byiza. Najyaga mbona no mu ntuze uzaba akiriho Sipiriyani bafunze, arimo araseka avuga ngo ADEPR, akifashisha zimwe mu ndirimbo zo mu itorero akaziririmbamo ayandi magambo abaseka. Sinzi umuntu wigeze kuza mu itorero, niba ari Nyarugenge niba ari he, arangije aragenda ajya kurwana n'abantu ku ruhimbi, ngira ngo ni n'umuntu urwaye mu mutwe, ntago yari muzima. Arangije agira atya, Jihad akibibona atangira abyinira ku itorero avugaho utugambo we. Ndavuga ariko Jihad, keretse inkoni y'Imana ikugezeho umuyago, umugani wa Yago. Buriya nahoraga mbyifuza, none birabaye. Ariko ndebera aho kugira ngo byibuze bakumira hatagira n'icyongera kuba, cyangwa se ngo kigaragaza itorero nabi, ahubwo nabo barongeramo ibyabo. Munyumvire munandebere, munyumvire munandebere. Ibi bintu biragenda bite? Biragarukira he? Birafatwa biti? Ibyo rero ibyitorero reka tubivamo hanyuma twikomereze. Umwe mu bagabo babaye abasitari hano mu Rwanda, ukomoka mu burengerazuba bw'u Rwanda, ubwo ni muri za Rusizi,
yabaye umusitari ndetse aririmba indirimbo yakoze bamwe ku mutima, bamwita Nduwimana Jean Paul. Uyu mugabo yakomeje inkuru zakomeje gucicikana hirya no hino, ziracicikana pe, ziracicikana karahava, bivugwa yuko uyu mugabo ngo yaba yapfuye ndetse yishwe n'icyorezo cya sida. Ariko uyu mugabo waririmbye za 2005, warangije kwiga nako yarangije kwiga za 2005, 2007 ishyira 2008 asohora indirimbo yitwa Urabeho Ndagiye. Uyu mugabo rero byakomejwe guhwihwiswa, gukwirakwizwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, bivugwa ko ashobora kuba yaba yarishwe n'icyorezo cya sida nkuko nabibabwiye. Ariko Nduwimana Jean Paul arahari, nta burwayi na buke afite, uretse no kuba bufite nta ndwara n'imwe afite, yewe nta na malaria, nta n'inkorora, nta n'igicurane. Ariko uyu mugabo Nduwimana Jean Paul uzwiho impano yo kuririmba cyane, ngira ngo iriya ndirimbo nayo yamumenyekanishije, nayo yamuzamuye abantu benshi. Iriya ndirimbo hari abantu bagiye bayumva bagahita bajya muri koma kubera uburwayi bafite bw'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Mbese iriya ndirimbo yagiye itera abantu benshi ubwoba, ndetse hari na kinini yagiye ifasha abantu mu buryo bwo kwirinda virusi itera sida, kuko amagambo akubiye muri iriya ndirimbo ushobora kuyumva nawe ubwawe ukaba wagwa igihumure, cyangwa se ukaba wagira ihungabana mu mutwe. Uyu mugabo Nduwimana Jean Paul, reka murebe kugira ngo mwumve kano kantu. Mwabyumvise ngo nahanuwe kenshi n'ababyeyi, ndinangira mbima amatwi, ngo ariko sinkamenye ko irya mukuru ritinda nkirihere. Ino ndirimbo uno mugabo mbere yuko akorerwa ino ndirimbo, yakorewe alubumu y'indirimbo ze zose n'ubuyobozi bwayoboraga umurenge wabo icyo gihe. Byari biturutse kuki? Twari turi mu icyo gihe hari mu bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Agaragaza impano idasanzwe, biba ngombwa ko bamufasha kugira ngo bimwe mu bihangano yari yarakoze byo kwibuka n'ibindi n'imivuga y'agakora cyangwa se yandika bijye hanze, kugira ngo tubashe kunamira abacu bazize jenoside. Hanyuma rero nibwo ubuyobozi bw'umurenge bufatanyije n'ubw'akarere nibwo bamufashije gukora alubumu y'indirimbo ze zose. Uyu Nduwimana Jean Paul arangije akora iyi ndirimbo, nuko ayitangamo message, ngira ngo mwabyumvise. Ariko nagira ngo mbabwire yuko abantu baragiye barahwihwisa ngo yarapfuye, ntabwo yigeze apfa, arahari. Nubu aracyakomeje ibikorwa bye byo kugenda afasha abana b'abanyempano hano mu Rwanda, nubwo bitagiye bivugwa cyane, ariko niko kazi ke. Yashinze ama studio, yaba radio ndetse na studio music. Ibyo byose ni ibikorwa yagiye akora hirya no hino kugira ngo agenda afasha abantu kuzamuka. Noneho ndavuga ngo reka nze hano ku Mwitsi jewe mbafashe mumenye ukuri kwabyo, mumenye gahunda ihari, kugira ngo mutazajya munibeshya, mutazajya mwumva amakuru agenda avugwa hirya no hino mwishinga abandi basesengura amakuru cyangwa se abandi batangaza amakuru batazi ibyo bavuga. Rero niyo mpamvu mbagira ngo mube hano ku Mwitsi TV tuganira, ariko muzajye munankurikira rimwe na rimwe kuri Papa w'u Rwagasabo TV. Nicyo kinyamakuru cyanjye hano mba naje mu kazi. Nanjye mfite ishami ryanjye bwite, ntabwo ari ishami, ikinyamakuru cyanjye bwite nkorera kugira ngo mujye munankurikira, mukore subscribe, like, sharing ndetse na comment. Hanyuma twikomereze. Muri Kongo, mu gihugu cy'abaturanyi, biravugwa ko M23, ubwo nakifatiyemo nimo nagenda mbaha amakuru yo hirya no hino ku isi. Muri M23 biravugwa ko zino nyeshyamba zakubise ikintu bita abasirikare ba leta, barangije bahungana inkoko z'abaturage, bahungana ihene z'abaturage, basahuye, barica, basambanya ku ngufu, bafata ku ngufu, barangije batwara n'amatungo y'abandi bajya kuyarya. Jewe nkibaza nkavuga ngo ibi bintu byo muri Kongo bizarangira bite, bizarangira ryari?
genda abone ikintu cyaba cyiza ni imishyikirano y'amahoro bari bavuze n'aka gahenge bari batangaje ko ntawe uzongera gutera undi muri Kongo. Bino bintu wapi pe, ntabwo bishoboka. Ahubwo ikintu gihari ni uko ubutegetsi buriho buzemera bukavaho, cyangwa se bagakora balkanization, M23 kagumaho yafashe, Kongo nayo ikaguma aho igifite uyu munota, kuko M23 icyambere cyo ntago izahagarara itarafata Uvira. Ibyo byo nta nubwo bishoboka, ntabwo izahagarara. Uriya mugi ukora kuri Tanganyika ugahana imbibe n'u Burundi batarawufata, ntabwo bishoboka. N'utundi duce buri abana tureka, ariko ntabwo ziranye ishyamba zitwaje intwaro ku butaka bwa Kongo bizakunda ko bahagara bitagenze gutya. Nubwo barwanira uburenganzira bwabo no kwishyira bakizana, ariko hari ibintu nabo batakwemera. Ibyo byo ntabwo bishoboka. Ikindi, hari inkuru yacicikanye mu murenge wa Nyamirambo, mu karere ka Nyarugenge, ubwo ni mu gice cya Miduha. Umugore agira gutya arasenya, asenyerwa na nyina. Izuba riva ku karubanda. We mu bintu avuga cyangwa se anatangaza nuko bamwe mu bantu babizi cyangwa se bagiye babikurikirana bazi neza ko uriya mukobwa cyangwa se uriya mugore yasenyewe na nyina. Nyina yarabushingiye umukobwa yakoze ubukwe za 2015, ariko aho bigeze nuko uriya mukobwa ubu ngubu yatandukanye n'umugabo we, bamutanya n'abana be, bamwirukana nta merekeza. Ibyo byose ni ibintu yagiye atangaza mu itangazamakuru. Mu magambo uriya mukobwa avuga, ubundi avuga ko yasenyewe na nyina asigaye aza akaryamana n'umugabo we. Ubundi niko inkuru ivuga, ndetse akanabyivugira gutya ku karubanda. Mu bintu yakunze gutangaza nuko nyina yajyaga aza akaryamana n'umugabo we, ndetse igihe kikagera akabona ko asigaye afatwa nk'umwana mu rugo aho kugira ngo abe nka nyiri urugo. Nuvuga ngo umugabo yarasigaye aryamana na nyirabukwe. Ikindi nabonye bavuga munyangane gukoresha aya magambo, ni ibyavuzwe mu binyamakuru ko uriya mugabo yumvise nyirabukwe aryoshye kurusha umukobwa we, bityo bigatuma yitwarira nyirabukwe kurusha uko yakomeza kubana n'umukobwa bashakanye. Ngayo nguko. Ibyo rero nabikuye ku kinyamakuru gikorwaho n'uwita umupasiteri ariwe Pastor Claude, niwe wagiye gukora iyo nkuru, ndetse n'ibindi binyamakuru na za TV1 nabonye zarahageze. Ni inkuru yabaye kimoma ahantu hose. Ariko uyu mugore bikaba bitangazwa ko nawe ari akananiramana adashobotse, cyane ko hari umwe mu bahanzi bo muri Tanzania yajyaga ajya mu mavideo ye no mu anniversaire ye bagasomana, ndetse bikaviramo no kuba bakorana imibonano mpuzabitsina. Igikorwa ubundi gikorwa n'abantu bakundana cyangwa se bakundanye hagati yabo bombi bafitanye urugwiro, ariko akaba yaranabikoraga atirengagije ko yasize umugabo we mu Rwanda i Kigali. Umugabo rero akaba yarabibonaga agaceceka, ariko agahitamo kugira gute, kwigendera. Nyamuneka uyu mugore bivugwa yuko yigeze no guhungana mbere, agatandukana n'umugabo we akahukana, kubera yuko umugabo yajyaga amufata akamukubita, nyuma yuko atabyihangana agahitamo guhunga. Kuri iyi nshuro rero, nyuma yuko aciwe inyuma na nyina bagasangira umugabo, bikaba bivugwa ko umugore yananiwe kwihangana akabishyira ku karubanda. Reka rero tuvuge kuri ibi bintu. Uyu mugore ubushinjacyaha cyangwa se bano bahesha b'inkiko, ntago genge amenya ibyo bintu uko babikurikiranya. Abahesha b'inkiko ngo nibo baje bakanzura yuko umugore agomba kuva mu rugo, ariko akishyurirwa inzu amezi 2 ndetse agahabwa n'amafaranga yo kumutunga. Ese reka mbabaze, bari abantu ko basezeranye mu mategeko yuko bagiye kubana bombi, bagasezerana n'ivangamutungo, bakaba baranabyaranye, ese bishoboka bite cyangwa biremewe ko umugore agomba gusohorwa mu nzu ye yubakanye n'umugabo we, banasezeranye,
niyo baba batarayubakanye ariko barayishakanye bakayibona bakayigeraho, ubundi biremewe ko ayisohorwamo akagenda umugabo akayisigaramo, cyangwa hari ubundi buryo byakorwa bakayisohokamo bombi mu gihe batari bayigabana? Giye niko mbyumva, ntago nzi amategeko. Uyu mugore n'umugabo we niba batari kumvikana, ubwo niba badashoboye kubana, je ndumva umugabo bitari ngombwa ko ayisigaramo ngo umugore ayisohoke maje gukodesha ahandi, ahubwo je numva byakabaye ngombwa ko bose bayisohorwamo bakajya gukodesha, hanyuma inzu yazagurishwa bakagabana, cyangwa se bitewe n'ukundi babyumvikanye. Ariko umwe atayivuyemo ngo ndayisigaramo ko barasezeranye umutungo n'uwabo bombi. Ikindi uriya mugore ari kuvuga ko mu bimenyetso atanga yuko bari gufata abana be bakabagira agakingirizo, bakanabigira urwitwazo kugira ngo umugore asohoke mu rugo nyina aba ari urusigaramo arera bariya abana. Ese bino bintu koko byari bikwiriye? Byari bikwiye umunyarwandakazi? Byari bikwiriye urushako? Ese ingo z'iyi minsi tuzigire duti? Tubigenze guti? Ari abagore baranze barananiranye, ari n'abagabo nabo baranze bigize zabihehe, ntibashaka kubakana nabo basezeranye, n'abagore nabo ntibashaka guca bugufi ngo bubake. Gushaka umugabo umwe ntibabikozwa, arashaka agasezerane kakaba afite n'abandi bantu bamudepana ku ruhande. Ukaba ufite umugabo ariko ukumva ntahagije, ukaba ufite na depanage ku ruhande. Se ibi bintu by'ingo z'imisi tubigenze gute koko? Ibi bintu tubikoreye iki? Uno mugore jewe nkurikije ibintu biri kumubaho, ntago jewe ndi kubona ko biciye mu mucyo pe. Ahubwo kubera ko bafite abana, umugabo yakaba yasohoka mu rugo akajya gukodesha ku ruhande rwe, yarangiza agakora iki? Umugore agasigara arera abana mu nzu ye n'umugabo we. Kuko ibintu byo gufata matera n'ibintu byose mukabijugunya hanze, numva ngo bamuhaye iki? Ngo bamuhaye ngo periyave y'imisi 5. Ese tuvugisha ukuri mu by'ukuri koko periyave y'imisi 5 yari ikwiriye? Hano mu mujyi wa Kigali no kubona inzu ni ikibazo. Ibihumbi 70 bivuga ko bamuhaye, ntago byakwishyura inzu muri uyu mujyi wa Kigali ngo nibirangiza binamutunge. Ibyo bintu ntago bishoboka. Uno mugore yararenganye, yaranarenganijwe. Ibi bintu nta nubwo byari bikwiriye, nta nubwo byari ngombwa. Na makosa na mafuti. Abantu bahaye ubutabera uriya mugore n'uriya mugabo bararengereye, ndetse hari aho babogamye, hari uwo byahengamiyeho, undi bimugororekeraho niko navuga. Bagombaga gufata uriya mugore kuko afite abana nkuko yahoze abivuga, bakamurekera mu nzu agasigara yitaho bari abana, barangiza umugabo we akaba ari ugenda. Kuko ibintu biriya bintu byo kumutesha abana no kumukura mu bana ntago byemewe. Uriya n'umugore w'isezerano wemewe n'amategeko, byagombaga kuba bityo. Niko jewe mbivuga, ni nako rubanza nduciye. Biriya bintu barimo barakora na amakosa, na amarorerwa, na amateshwa, ntabwo ari byo pe, na amakosa. Ariko rimwe na rimwe niyo mpamvu tugira gutya, kubaka bikatunanira, kuguma mu ngo zacu no kubahiriza inshingano bikanga, ugasanga umugabo yatorongeye, umugore yatorongeye, ibintu byabaye iki? Iyanga. Ibintu byabaye iki? Ibindi. None se tubigenze gute? Mu Rwanda tureke kurongora, abandi bareke kurongorwa, bigende biti? Iyi societe nyarwanda tuyifashe iki? Jewerega mujye muza duhurire muri komenti tubiganire, mu duhana ibitekerezo, turebe icyo twakora. Wararongowe, niba utaranarongorwa uzarongorwa, niba utaranarongora uzarongora. Muze duhana ibitekerezo kuri iyi ngingo, kuko niba bitakureba birakureba, niba bitakureba bizakureba, niba bitakureba bizareba abandi. Ubwo ushobora gupfa utarongoye cyangwa utarongowe, icyo gihe ntibikurebe. Niyo mpamvu yonyine yatuma bitabaho, cyangwa se ugasara. Ariko se
ko mbona tugiye gusazwa n'ingo bigende biti, ko mbona tugiye gusazwa n'abo twashatse tugasazwa n'abo twashatseho, bizagenda biti? Cyende ndimo ndabibariza ngo duhure muri comment tubiganire. Bino bintu nta pe habe na gato. Ubu ngubu ndumva afite n'isoni, no mpamvu mubona n'umwe nifashe gutya. Ese abantu mukurikiye Umwitsi TV murankurikiye neza? Abantu banyiyenzaho bahereye kera bifate umwaka umwe ibiri kugenda imyaka 3 birwa banuka, ariko noneho nyuma y'ibyo uyu ni Sergeant Robert arimo aravuga ku bantu bamwiyenzaho imyaka 3 bagenda bamutuka. Sergeant Robert yakunze kugaragara no kumvikana kenshi na kenshi mu binyamakuru ibyo bita umurabyo iki, arimo agenda avuga nabi u Rwanda, ubuyobozi bw'u Rwanda, by'umwihariko abayobozi b'ingabo. Ariko yagera ku mukuru w'igihugu ukumva ko aciyemo bugufi mo gake, ariko nubundi tayari aba yarangije kudushyira hanze. Uyu nguyu Sergeant Robert wakunze kuririmba narababwiye no mu kiganiro cyabanje ko yakoze ku mitima y'Abanyarwanda benshi, yubatse igihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yabaye mu rwego rw'umutekano hano imbere mu gihugu, ubwo n'urwego rwa RDF, kuko no umusirikare yaba umusirikare ariko yataye akazi, icyo twita desata, yaradezatinze. Uyu mugabo Sergeant Robert yakunze kumvikana kenshi gashoboka akoresha amagambo atari meza ku Rwanda, ndetse rimwe na rimwe harimo no kugumura abaturage. Ariko Sergeant kuri inshuro yongeye kumvikana yigarura, avuga ko aciye bugufi ndetse asabye imbabazi Abanyarwanda bose muri rusange, ko agiye kujya akora indirimbo zubaka igihugu, zishishikariza Abanyarwanda bamwe na bamwe gutaha, gukunda ubuyobozi bw'igihugu cyacu nk'u Rwanda n'ibindi byinshi. Ariko nkibaza ngo ibi bintu Sergeant Robert yavuze ubundi bimuvuye ku mutima cyangwa se namatakira? Ngo impamvu mvuga ibi ngibi ni ngiyi. Hari umugabo bita Padiri Nahimana Thomas, ndetse uyu mugabo ni umwe mu bantu bakunze kutagaragara neza mu ishusho y'isura y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni umwe mu bagabo bashishikariza cyangwa se bakunze kuvuga ibintu bijyanye na jenoside, ko mu Rwanda nta jenoside yabaye, kuyihakana, kuyipfobya n'ibindi. Uyu Nahimana Thomas sibye kwirirwa bundabunda hirya no hino muri ya bihugu by'amahanga, cyane nko mu Bufaransa, cyane ko ari haba afatanyije n'aba ba Mukankiko. Uno mugabo Nahimana Thomas ni ikirura kibi cyane, ndetse gifite virusi ku rurimi no kwirirwa yangiza abantu mu bwonko no mu bitekerezo. Uyu mugabo Nahimana Thomas impamvu mugarutseho kuri dosiye ya Robert, uyu Sergeant yagize gutya afata miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda yohereza Sergeant Robert kugira ngo abashe kwishyura inzu n'amashuri y'abana. Hanyuma ubu ngubu tukavuga ngo ese Sergeant Robert ageze no ku rwego rwo kuba yakwifatanya na bamwe mu bakobanyi n'inkozi z'ibibi ndetse n'urwango banga Abanyarwanda n'u Rwanda. Turabizi ibyo Nahimana yirirwa avuga iriya, kwangisha ubutegetsi buriho abantu, kubagumura, gupfobya jenoside, kwangisha abantu ubutegetsi buriho. Ibyo byose ni ibintu agenda akora, umwanda, ikintu ufata nk'umwanda, umwanda ukabije, ntatinya kuvuga ko binasebetse, biteye isoni n'ubwoba ndetse n'agahinda. Hanyuma nkibaza ngo ubundi Sergeant Robert ejo bundi baranamimaje, arangije aravuga ngo gute abantu watakira abantu kangahe 1 2 3 batagufasha, batagutega amatwi, batakumva ahubwo bakuhiga ngo bakwice. Hanyuma umuntu yamfasha ngo nuko adakunda igihugu gusa, nanjye nkahita mbinyanga Rwanda. Sergeant aho wakoze ikosa, n'ubishuti y'umwanzi wanjye nawe uzabundi ubaye undi mwanzi. Urumva? Ariko impamvu nari mvuze ibi, Sergeant yaje aca bugufi, acinya inkoro, akamwa bugondo, aravuga ngo mumbabarire please. Aho naba naravuze nabi, amagambo mabi naba narakoresheje, icyo naba narakoze icyo ari cyo cyose, nsabye imbabazi. Ubu ngiye kuririmba indirimbo zikundisha abantu u Rwanda, zishishikariza abantu gutaha, zituma abantu baza gusura u Rwanda. Hanyuma uyu Sergeant Robert nkavuga ngo ubundi niki yari yarabuze
niki yari yarabuze, niki cyamubayeho kugeza ubwo avuye mu gisirikare cy'u Rwanda agahunga agatakaza ibyo twita desata, kugeza umunsi wa none akaba ari impunzi mu gihugu cya Uganda. Nibyo bintu ndi kwibaza, nicyo kintu nshaka tuganira. Niyo mpamvu ndimo ndavuga ngo uyu Sageti bino bintu arimo aravuga, rega njya nibaza nk'abantu bajya usanga b'abanyarwanda akenshi baba hanze. Ubundi niki kiba ni ubuhe burozi babaha, ni cye kintu babakorera kugeza ubwo umuntu yisanga yarangije kuva mu murongo agatangira noneho kuvuga ibintu bitajyanye, biterekeranye, kwanga igihugu no kukivuga nabi. Ugasanga umuntu yarari mu gihugu yarabayeho neza, yakivugaga neza sava, ugasanga nta n'ikibazo yari afite n'umuryango umeze neza. Ariko bano bantu ni cye kintu bashukishwa bahabwa, barangiza bamara kurenga imbibe z'igihugu, bagera muri bino bihugu by'abaturanyi bagatangira bakagaragaza uburyo u Rwanda ari rubi, ruyobowe nabi, biri kubera iki. Mpora nibaza niki babaha, kuko Sagenti nk'umuntu waririmbye RDF akavuga ibigwi byazo, warwaniye igihugu, ari no mu bantu bagiye bakora za mobilisation hirya no hino mu gihugu, yereka abantu ubwiza bw'inkotanyi, byiza bya RDF, agenda avuga FPR inkotanyi ni nziza, yamamaza umusaza. Ni iki cyabaye kugira ngo ame nka cya gisiga kire cy'urwara rurero kimennye nda, akajya hariya ku karubanda agatinyuka akavuga ngo u Rwanda karoza mu kano, kugeza ubwo yandagaza n'abayobozi b'ingabo z'igihugu. Uyu munsi wa none akaba ari uhindukiye none akavuga ngo ahubwo keretse Sagenti wenda atinyutse akavuga ngo noneho nsabye imbabazi, makosa nakoze ndayemera, sinzi ngo nayahe, sibyo kuba bamufasha bamushinja ko yaba yararongoye umwana we w'umukobwa abyara nka se umubyara. Simbizi nyirizina, ntago na precise ngo mpite mvuga ngo nibi, ahubwo nkibaza ngo ubu Sagenti yakabaye wenda aca bugufi akavuga ngo ndasaba imbabazi u Rwanda n'abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda muri rusange, ndashaka kugaruka mu gihugu cyanjye nk'u Rwanda, igihugu cyambyaye, igihugu narwaniye, bla 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 bla, wenda akaba yasaba imbabazi akagaruka. Nicyo kintu nshaka kumenya uyu munsi, ni nacyo kintu yakabaye akora, wenda akagaruka. Ariko kwirirwa kuvuga ngo asabye imbabazi, arashaka kuririmba indirimbo n'ubundi waraziririmbye zirahari n'ubu zirakoreshwa, nta kibazo turazumva, it's okay. Ariko ikintu nagiramo inama Sagenti Robert, nagerageze ace bugufi, niba ari na Uganda ari nahashaka kuba nahabe nta kibazo, akomeza akora ibintu byiza, uririmbe, wishakira ubuzima, utera imbere, niba ari nizo social media ubamo uzibemo, ariko mukuri no mu mahoro. Naho ibintu byo kwirirwa bureminga inkotanyi, bureminga ubuyobozi bw'igihugu nta kintu byagufasha nshuti yanjye, kuko narabikubwiye, ntabwo igihugu cyacu, ntabwo u Rwanda, nta leta igibano, nta leta ibano. Leta cyangwa se igihugu ntabwo ari nko kujya ku isoko ukagura bombo ukayirya igashira ukagura indi, no, ntago ari uko bimera. Kandi ibi bintu ni ibintu ntakabaye nanakwibutsa, ntabwo gende kukwibasira, nta nubwo ndi gushaka wenda kuvuga kukugaragaza nk'ikibazo cyangwa se kumvikanisha kuri ikibazo muri societe. Ni nabwo bwa mbere naba nkuvuzeho, nyakubahwa Sageti, ibyubahiro nkugomba ndabizi nk'umusirikare wagize uruhare mu kubohora igihugu cyacu, ariko uyu munsi wa none wari umaze kurengera no gutandukira. Niyo mpamvu ngira ngo wenda tugendeye ku bihari, wakabaye ureba neza aho udahagaze neza, aho utitwaye neza, aho wavuze ibidakwiriye, noneho ukabisabira imbabazi byeruye. Bati hano nakoze ikosa ndaryemera, hano navuze ibidakwiriye ndabyemera, hano narasebanyije ndabyemera, ugasaba imbabazi kuko waratandukiriye pe. Sageti wakoze ikosa uratandukira. Gerageza rero uce bugufi usaba imbabazi, kandi jewe uretse ko ntanabizi, ariko ikintu nizera ni kimwe nuko
kongera kwibona hano mu Rwanda nibaza nta gihugu waciye umugongo, nta nka waciye amabere. Nukuri nibaza ko uramutse uciye bugufu ugasaba imbabazi ukagaruka mu gihugu cyakwakira nk'undi munyarwanda wari we wese. So nabikoreraga ku Mwitsi TV, mbashishikariza gukomeza kunkurikira, gukora subscribe, like, sharing ndetse na comment. Duhurire hasi mu bitekerezo, twunganirane, duhana ibitekerezo, ibigenda ibitagenda. Mbibutsa ko nkorera kuri Papa Rwagasabo TV, naho muhasange munsure, munkore subscribe, mukomeze murebe n'ibiganiro ngenda nkora hirya no hino. Tubane 5 kuri 5, mugira ibihe byiza. Mwitsi TV.